Ndi Mama Kaneza, ndabura amagambo mvuga, zananiye no kukuvuga Kaneza wanje. Ndakwibuka, sinavuga ngo wakoze iki, kuko ni byinshi narondogora, ariko n'ubu sindabyemera. N'ejo narikingiranye kambwira Imana ngo ikuzure, nazimuje Imana. Kaneza wagiye utansezeye, ntaco wakora gutambwiye na kimwe. Uribuka ibyishimo nakwakiranye papa wanje, igishika nahoraga nkubwirira. Uribuka ngiye kuza tugiye, kandi wambwira nawe ngo uracari gushaka ibyangombwa byo kuza, ariko nagiye gutandukana nawe ndarira, numva ntagusiga. Ukazumbwira ngo nimba warize, ngo nimba narize nintaza uzagaruka unsange, ariko twagiye gutandukana turarira umunsi wose pandira ngo nagusize. Kaneza wanje, urabizi urukundo dukundana. Kuva uri umwana ndibuka niyo najaga ahantu ukambwira ngo turajana mama, urinde uba umusore, urinde uba umugabo. Kaneza, sinzakwibagirwa. Izina ryawe ryateraga ishema kuvuga ngo Kaneza. Kaneza wari umuhanga, Kaneza wagiraga ubwenge, Kaneza wagiraga amakenga. Sinari nzi kuko wagenda utambwiye. Kuva kera Kaneza wari mwitonzi, uri umukristo wakundaga Imana papa wanje. Kuva kera ukiri umwana bakwitaga ngo ni muto wa Mungu. Wari ufite ubukristo bwo mu ibanga, tuwakundaga kwerekana, tuwakundaga ko abantu bagushima, ariko iyo twahuraga twirwaga duseka. Kaneza, nzagukumbura, ubu sinzakwibagirwa. Nzakurerera abana papa wanje, humura, abana barankunda. Nzakurerera abana bawe nibo waturagugirira ubuhuha. Sinari nzi ko wagenda gusiga abana bawe, ariko Imana yaturushije amaboko. Urupfu ni urupfu, ntarwagukura ku bana bawe, nta rupfu rwo kubwira ngo genda usige. Kaneza, vuga iki? Genda neza amahoro papa wanje. Imiruho yose warushe, nagazangenda nkakubwira ngo reka nanje nduhe, ngo reka nkwakira imiruho, ariko uraruhutse. Imana yagukunze, Imana yagukumbuye, bakugiriye ibirori byiza papa wanje, cyerekana kuko uri umukristo. Ibirori byikoze, wakoze ku mitima y'abantu benshi. Abantu benshi barakuririye, kandi ko baragukorera igitaramo cyiza. Genda amahoro papa wanje, ntaco na kimwe tugushinja. Wakundaga abantu bose, wakundaga bashiki bawe, kuko wikunda. Wakundaga umuntu kuko wikunda, niwe watumije rwa rukundo ngo dukundane nk'uko umuntu yikunda. wakundaga buri muntu wese
Kaneza iryo zina ntirizava mu kanwa umuntu wese azita Kaneza ntituzahora kukuvuga n'ubu ngubu ko ndareba aho nzatahira Kane wenyine ntagiye hankubona urabizi neza Kaneza warambaraga ukaberwa papa wakundaga kurimba wambaraga neza wagiraga ubwenge butuje wari umuhanga mu ishuri wize neza genda amahoro wiruhukire tuzahora tukuvuga nta munsi n'umwe tutazakuvuga tuzagutaramiraho tuzakuvuga tuzakuganiraho tuzakora ibintu byose ntaco na kimwe abana bawe bazifuza abana bawe bazobaho neza cyane kandi urabizi neza ko bakunda abana ba nyirasenge barabakunda kandi n'abana bagakunda umuryango abana bawe bafite umutima wawe niwo abana bafite ene tubwire ubuha ngo arishwe abana bazatebagara ntabwo abana bazatebagara Kaneza uvuga iki kuri wewe nabuze amagambo nakuvugaho ariko uri umukristo genda uraryamye neza genda uramutse abandi uramutse papa wawe ubu muri kumwe umubwira ko nawe wasuye kunsiga ngiye kuba umupfakazi kabiri wari waramaze agahinda ko mu mutima iyo nakubonaga numvaga ibitwenge ngaseka ngakunda ngo tujane Kaneza iyo nawantwaraga mu modoka yawe ukishima kwangura mama ngo natwicarane imbere wari uzi gutwara imodoka neza wakundaga ibintu byiza naribajije ngo si Kaneza we n'umuruho wakwishe wewe wagiye utwaye imodoka ukagera mu Ruhengeri wenyine muri iriya mihanda n'umuruho se wageze Kaneza genda uri intwari wari inkingi ikomeye wari ibitwenge byacu wari umunezero wacu ariko isura yawe tuzaguma turebere kuri Filipe tuzareba Filipe tuzamurebera mu isura ryawe genda amahoro papa Imana ikugirire neza Paul usanga ufitanye na Kaneza ni mukuru we n'umukurikira cyane wamurikiraga kuvuga ko Kaneza mu by'ukuri muri mwanya ko atakiriho isi y'abazima biragoye ariko kubera kuko turi abakristu twamenye Imana tugomba kumuvuga Kaneza ikintu cya mbere ku bamuzi cyangwa se n'abatamuzi yari umuntu mwiza pepepe yari umuntu mwiza ku mutima ku magambo ye umuntu wese akabibona ikindi cya kabiri Kaneza ni umunyabwenge yari umuhanga ari mu ishuri yari umuhanga yagenda yigaga ibintu haba muri segonderi cyangwa muri kaminuza yagiye yiga bene amasomo akomeye ikindi Kaneza yari umuntu uri responsable uzi gukora ugira inshingano zo gukunda umuryango wiwe haba ari aho tuvukana yakundaga mama cyane yajyaga inama na papa akajyana no kureba n'umupira bakajya inama aho ashakiye aba responsable urugo n'abana ibintu tumushima yagiye arera n'abashikiye bajyanye muri Amerika bagiye ari bato
ariko arabakuza, abigisha imico myiza, abigisha gukomeza kumenya Imana aho tutari turi. Imyaka hafi 10 irenga, mama nibwo yabonye kubana nabo baramarana n'umwaka. Kaneza imyaka yose niwo yari umunyakuri ku mafaranga cyangwa ku bindi bintu ushobora kuvugana. Ntabwo nawe sinabona uko mvuga. Niwe muntu twafatikanyaga mu rugo gukora gahunda z'umuryango, abagabo babiri bafatikanyije, ariko uyu munsi ntakiriho. Sinavuga karakterizi rero zirangize umwanya muto tuba dufite dusangiye n'abandi, ariko turi proud iminsi yose twabanye kubera gukurikirana no gufatanya ibintu byinshi. Twasaga naho turi impanga, imyenda imwe isa, sinavuga imyenda yamuriye cyangwa yanamuriye cyangwa ikindi kintu. Aje no kurangiza yaravuye muri Amerika, dufite ubukwe hano mu Rwanda, yaraje akihagera. Ese ufite amafaranga yo gukoresha uwo amatike anyohereza 200,000, nari zitwara 20,000. Nari mubwiye ati dukeneye karuvante, twari twambaye imyenda isa. Afata karuvante z'5,000 anyohereza 200,000. Yari umuntu wo ku mutima, ikintu cyose numvaga gikomeye mu muryango wa papa twagomba nabo bamuhamagara ngo tukiganire. Ntakiriho, ariko yari yarizeye Imana, icyo kintu ushima. Nubwo ubuzima wenda navuga bwa nyuma, yakundaga Imana cyane mu ijambo ryayo. Turi ikibugo, yajyaga aza gusenga muri Zayoni ngo abapotre arabwiriza kumva irimo akava ikibuga akaza gusenga i Kigali kera. No muri Amerika aho yagiye aba, abantu baramuzi, yagiye aje ashaka aho ajya gufata ijambo ryiza. Yakundaga ati DJ Sayinda n'abandi, ariko akaba umuntu w'Imana. Ntabwo dushidikanya ko yagiye mu ijuru, niho tuzajya twese, kandi turakomeye kubera imico. Rero tuza kumusanga, hari ikindi twakomeza kuvugaho. Dufite ibintu byinshi mu mutima twamuvugaho, ibyo atarangije, haba ari mu muryango we, mu bana biwe, haba ari mu muryango. Twebwe tugihumeka umwuka w'abazima, Imana igitije umwanya wo kuba tuzabikora, kandi tubikorane imbaraga zose byuzuye. Araruhutse, navuga ko atushira amahirwe yo kuruhuka, tuzamusanga. Imana Yesu mwishima. gusa ubari umujyanama wanjye, yari umuntu nareragaho stress mu murongo wanjye. Kaneza ari umuvandimwe mwiza, yari umubyeyi mwiza cyane, uzi urugero. Kumubura no kwibura, ariko Imana yamuhisemo. Kaneza nzamukumva kumutesha umutwe, nzakumbura kumuhamagara, nta kintu mfite kumubwira, byose ni kumuhamagara gusa, kumuvugisha. Kaneza yari umunyamahoro, wahoraga wisekera gusa, yajyaga kwihangana kwinshi kutagira abandi. He was truly a special person. No matter what he was going through in his life, he never refused to pick up our phone calls. He never ever refused to say I love you back at the end of the phone call. Yaje hano mu Rwanda, barijya babibwira gusa, ashaka gukora surprise famille. Bagenda ndamutora saa 6 z'ijoro, ndamuzana. Aranje atobora buri muntu wese agiye yambwiraga ibintu byinshi byiwe, nanjye nkamubwira ibyanjye byinshi. Yampamagaraga to ask me how my classes were going, to ask me how my life is going. Tukamara igihe kinini, ntabwo yampamagara kuri phone call isanzwe, yampamagara kuri video call kugira ngo tuvugane turi kurebana. I knew a little bit further away from him, but he would drive and come check on me every time. He used to trust me with his belongings.
amubikira ibintu, akanizera kumutwara abana ku ishuri, which I promise to keep doing. Nzakorera, nzakwitira ku bana cyane nkuko nanjye wanyitayeho nkuko wanditse, nzakomeza umuco wandereyemo, nzarangiza amashuri nkuko nabikubwiye, nkuko nabikupromisinze. I'll make you proud wherever you are, I promise. I'm strong, even though I'm emotional, I'm strong because I know where you're at. I trust and believe, and truly, truly believe that you are resting in peace in heaven. And nzakorera ijuru kugira ngo tuzahure again. Ndagukunda, nagukundaga, nzahora ngukunda, nzagukundira abana, nzakomeza mbiteho, kandi nanjye nziyitaho kuko nkora kubimbwira. I promise to increase my appetite, kuko mpora kubwira mu murimo wa mbere nzajya mbanza njye, nzarya noneho nzabyibuha, kandi ndagukunda. And I wish you to rest in heavenly paradise. Imana yagukunze kuturusha, ariko tuzabona. I love you. Nyine kubura umuntu mukurikirana ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko muri njye ndabifiringa kandi nzahora nbyiyumva n'iteka. Iyo gapusi nzahora nyigira muri njyewe. Rero Kaneza namuvugaho ibintu byinshi cyane, ariko ndagerageza kubishyira mu mpine kubera wenda impamvu z'umwanya. Kaneza yari inshuti yanjye magana. Kaneza ntabwo yahoraga abona ko ndi mushiki we dukurikirana, yahoraga anyita ngo yemwe, iyo souvenir niyo mpora mwibukiraho, akabambwira ngo yemwe, yemwe, mbese agahora anyita ko ndi umwana, nkamubwira ariko Kaneza ko dukurikirana. Akagera igihe tujya inama, tukajya inama, akambwira ibiri ku mutima we, nanjye nkamubwira ibiri ku mutima wanjye, ariko byagera ahantu akambwira ngo ujye wibuka ko ndisa. Icyo kintu uzagikumbura. Kaneza yakundaga Imana. Hari indirimbo nyinshi tuzi. Byahindutse kubera ko amasaha twagombaga kwikorera Zayoni hari amateraniro. Igikorwa nk'uko umuyobozi w'umuryango bivuze ni hano saa 5. Birumvikanye? Ntabwo rwose yatanze amakuru atariyo. Impamvu rero mugire ituze kandi turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze rero, abatari hano niyo mpamvu tuvuze ko turabitanga mbere kugira ngo abatari hano ukomeze kubamenyesha. Tuzahurira hano saa 5. Gahunda turaza kuyishyira ku mbuga, hari abayifite ku mbuga, turaza kuyikwirakwiza nta kibazo. Abadashobora kuza hano bashobora gukurikirana ibintu kuva mu gitondo. Gahunda turaza kuyitanga. Quería
Hallelujah.